yo kuvuga uko manga wayo ukomanga nk'abasiri mu gace byarakunani umuntu sikatari bubumve ngahinjira rero nese yamwa kumbona umuntu uri muri ya televiziyo no muri iki kintu uri gukandaguramo una muri gusa vamuntu hakurugambo n'amatiku ukambwira ikikugenza kwagagwa mu cyaro ninje kuri papa wawe hari diru nyine zishimisha mubiri dusanzwe dupangana mbagara ahangaha kuko niyo nsanzwe musanga inshimisha mubiri so papa ku myaka ye birashobokara waba utashye umunsi ntabwo yakoze oya ntabwo nataha ntamubonye kandi ari bumpangira isukari n'amakara gusa nataha njyanye iki ntabwo wataha utamubonye wafata icyo kirahure nzaniye amazi yo kunywa njye mfite akazi kenshi You think say they wise? ugira ubwenge kuna gutumya amazi yo kunywa na gutumya yashyushye cyangwa wabanje kuyatogosa ariko nawe wingora nese ko sanze ibido mwayitaragaje hari hanze kuzuba ngo urumva y'amazi atabashyushye pfa kunywa mutamubireke siko nari abakobwa injije bake mu gihugu cyacu kuri ngubwe gufata amazi meza y'umwimerere ariyo nsukira gute uyangoje kugenda hari hanze ukafata amazi yo mu kidomoro umukozi yasigaje ari gukopa muri toilette gusa urumva ufite ubwenge byari kuba byiza utumenywa na bose kabisa yewega ubu si ikintu nibubwirwa n'iki ko kibamwo amazi yesu we uzi ko wagira ngo niza ndabo z'abasirimu bategura ku meza none se ubu nabwirwa n'iki ukuntu bayasuka reka ariko reka nze ngerageze ko nyene nyamere nze msuke muhereza ameza da Oh my God. Bruh. Hapa mkodo warasatse ugira ubwenge ese se amazi wambwiye nambwiye ko iki ngiki kibamwo amazi watuje nkayaguha aho bere gihwinini naho ngaho bakwiye gukora akantu k'ubururu ubundi ugasuka nka robine bisanzwe ese burya kumbe hariho n'akarobine yesu we nese kataza haraza se gute utanayafungura heze njije gusa iyo ni robine n'izindi fungura bisanzwe kandi ushyiramo make udashyiramo benshi rekera abana ni abana abana yo ese nuko bigenda aya mazi ashaka kuba naryoshye ariko wa mukobwa urasara none nafatiye iminwa yanjye myiza nk'iy'abamarayika nayikoza kuri icyo kirahure wanywereyemo bimeze nk'ibya nyirabarazana kurusa gusa ntitugende ucyoze vuba ubwo se kuba nkweyeho uranenye ubwo se ko satanena twirirwa dusomagurana shaka se iki munsi ntabwo turi kodinga n'iki kigore cyawe kimenyeho amazi ikikumenyeho amazi ariko si umuhuriye hari iki ndabona cyasangwa no guteza ibibazo gusa ngo duhuriye he ntiduhuriye hano se akaba yamenyeho uyu munsi ntabwo turi kodinga tuzarikodinga ejo kuko ntabwo namanuka imirongo n'ay'amazi ari kumanukaho ntave muri ubwo bugambo bwawe wigira hano ufate imikoro urimba ibyo uririmba cyangwa ubyihorera n'undi ko namaze kuyarya ubundi rukunze nawe umunwa w'iki kagira vase kazi yewe utambwira ko kari yaragahanze ubwo se karirimba izihe cyakora wenda karirimba Mukandori yagiye guhinga kuko Mukandori yagiye kuvoma nta n'uwayumva nta n'uwanayireba pe ntawayimukundaho kikaba ngo utegereje ntabwo araza tundi uwo mushiri wawe yari uvuga ari heka ataraza tundi reka mwibarize akabazo kamwe umushiri wawe uri kuvuga yakwandikishije muri RDB uzajya abona uko agusorera n'ibintu byose wirirwa wangiriza byose bibona uko bijya mu mitungo ya leta kunyandikisha gusa
yanyandikishije muri duhambirane, anyandikisha muri Tigo Cash, anyandikisha muri Mobile Money, bidatinze n'ejo hazaza azanyandikisha muri Tap and Go. Ninde? Apo, rikura wo muntu uri gukomanga. Nusanga ari boss wazuzumbwira, nusanga ari papa ubyihora. Ko boss yambujije kuzasanga igitsina gore muri studio yiwe. Ihute. Kasikiwe nika kabosi kawe kuruzingo. Umva muko, nuzine naye uvuze ko nabyize byabuza nari nyako gusa. Genda winjire muri rakato kuko uvuze ko ubonyamira na. Kira miraswe mu winjiremo. Kira vuba. Njemo vuba. Ukujya muri kano kazi kamemba neza kamenyere ko ibintu byose papa nacyo najya nkorera. Cyangwa nkahura nawe kwipipipiki nkaza nakutyonyera. Njemo vuba cyangwa urapfiramo. Ugisogoze. Uretse kucyeza utica ibintu bya bose. Ukuzwamo vuba ibyo bintu byose nta ndwara kwirwamo neza. Gaichara rero. Things say they wise. Papa, genda umukingurire. Ihute. Salama wapo. Yandirimbo yawe se barisho. Ngiye kubitunganya. Ese Salam, kutanyibukije nyijoro ngo ntwari karito yanjye. Sikutarayo ngi. Ikarita se urarinda wivunira iki waratanga nzayikuzanira. Uyu munsi reka nyicyure. Ngomba kuyicyura uyu munsi. Kaze ndebe kuntu ndahanya reka nkure yizi ntebe. Nayibwiye madamu ko nyifite ariko yahiye cyari nabyo iraremereye. Erega bo umaze gusaza. Bahetse nzayikuzanira ejo inju ufite akabaraga. Ahubwo muraje munkorere. Babo, ngwino nkorere Imana. Muze mana mwese mufasha. Wowe hagarara hara agasiki nawe jya. Twende. Terure bagabo. Kamumva iremereye gasiki. Reka n'undi cyagiye ubizana n'undi nakozeho numva biraremereye. Cyangwa banze mbigabanye. Ntuzirushe ugaruka inshuro ya kabiri. Nurinde ubigabanye. Ubaze yagiye ku mutwe ndagenda. Nurinde ubigabanye rwose. Ndagenda. Ahubwo umuryango ndacamo. Fasha amaguru kemwa. Shanda genda. Ningurira. Baba ngwino twikomereza akazi. Akazi. Singiye gupfa nabyaye umwana wa 9 kambanze nture bigabanye. Kambanze mbigabanye pe. Reka mbigabanye n'ubundi singe wa mbere wabusetswe. Continue. Erega bose n'ubundi ndabizi ko wari uje kunyirukana n'ubundi reka nijyane.